ndashaka ngo uzagende nk'umukristo nzi ko wigeze gusenga ari mberuka kera ariko ntabwo uko byamera kose wabishobora ugomba kugenda ugahanurira Suzanne ukamufatisha neza ukamuhanurira ukamubwira uti ngendagira ngo nkubwire iby'Imana yakuntumyeho mu byo ugomba kumuhanurira birimo ko uriya mugabo we babana Pierre atari we mugabo we Obuhenebere karundura mana dutabare Sondera mama wanje unyitayo tagira ikibazo n'iki nacyo kigeze yose mbese ntukunegura yanyica abantu basenga bibahinduke biracyari kwa kundi none se yari amaze iminsi ambwira ngo mu nda harimo haramurya kandi koko narabibonaga yari ameze nabi arangije arambwira ngo arashaka kujya kwa muganga hanyuma rero aragenda ngo agiye kwa muganga kandi nkubwira ngo yari yagiye kwa muganga noneho urumva kuva yajya kwa muganga ntago yongeye kugaruka narabikoze pe narahamagaye nahise mpamagara kwa muganga aho yambwiye ngo agiye kwivuriza arambwira ngo ntaho yakandagiye hari umwana w'inshuti ye biganye ataragiriye ndamuhamagara biba ngombwa ko najyayo arambwira ngo ntiyahageze naho nagiyeyo injira vuba ndi kuvugana n'abakuru icara niki cyagenza hano niki cyagenza uyu mwana wanjye afite ikibazo vuga tuvugana n'abakuru by'ubugenge vuga uyu mukobwa wanjye afite ikibazo hari umuntu ushaka kumusenyera urugo twari tuje ngo dufashe nyakubyara nashaka amafashe umfashe hari umukobwa waje aza mu rugo rwanjye none yanze kuhava kandi aranatwite sinshaka ko iranda azayibyara urashaka amafashe umukobwa ari munyegereza cyangwa ndi kuvugana n'abakuru hano kwibuka mama aho utarenga aho Waitonze katumaze vugana n'abakuru. Urumva nahise njya no kuri polisi. Naho barambwira ngo ntaho yageze. Oya nukuri nta hantu ntagiye pe. Nagiye no kwa nyirasenge. Nagiye no kwa se wabo. Yego. Reka ntago ari aho ngaho nagarukiye honyine. Nahise nshakisha no mu bandi bana biganye
ndazenguruka ahantu hose ndamubura urumva ngiye nabanje no kugira ngo erega ni ibintu bisanzwe wenda ngira ngo ni utuntu tworoye ariko mbonye umunsi wa mbere mbona ntaje mbona nta telefone mbona na telefone ye ntiriho mbona nta kintu na kimwe ndahaguruka ndahagarara na n'iyi saha pe nari nkishakisha ntawamenya yego ntacyo nawe ugerageze wumve ariko nanjye nyine ndakomeje erega Pawura nta nubwo yajyaga akora biriya bintu niyo mpamvu ngewe numvise ari n'ibintu bintunguye nyine numva yuko uko biri kose nabura nijoro rimwe ari bugaruke sawa ese tuma tubigenze gute urabizi ko Pierre afunze urabizi neza nta makuru ufite urabizi uriya mugore n'umunyamahane uriya mugore ni igisazi ndamureba nanjye umutima nkumva mvuyemo wagira ngo afite ikibazo utamenya mu bwonko bwe ariko uza agashyamurije ubundi siko yamiritse yaranyishe atanyica oya uriya mugore ni ukuri pe hano hantu handambiye kuhaba kuko ndikumva nta mahoro mafitiye ndikumva nta mutekano mafitiye sinzi amaherezo ya bino bintu ubwo urabona amaherezo ari ayahe mva mubwire Nancy wowe humura wibuke ko Pierre umutwitiye none rero kuva umutwitiye icyo cyonyine kiguhereza imbaraga kandi ikindi nanone ugomba kwibuka Nancy wibuke ko umwana ugiye kubyara ari we mwana wenyine Pierre azaba afite ibyo rero bigomba kugusubizamo imbaraga nta muntu ugomba kugutera ubwoba ngo agukange nta kintu uzaba nta kintu kimwe ugomba kuba we n'ubyumva neza nta nubwo ubyumva ndabyumva ariko urabizi ko Pierre azamara igihe kirekire muri gereza urabizi neza kandi urabizi ko rero twari dukurikiyeho iki amakire yose n'imigisha yose twari kuzayikura kuri Pierre none se urabona amaherezo ari ayahe urabona ari bugufi se bwo kuzenda ngo ndizera umva rero mubwe Nancy sibyo nyizera nanjye ndahari urumva kandi nzagukora ibishoboka byose ngufashe iyi mitungo n'ubundi uyibone imitungo nyibone imitungo rwose uyibone nzakora aho bwabaga uyibone ubwo no kuvuga ngo numara gushyikira imitungo neza uyifashe mu ntoki ndakumva nuko ifoto ndi kubona neza ari uko Suzana nawe azahita atangira agahuzagurika akayoberwa iyajya n'iyava bikamucanga bikimucanga nawe nzahita amufatiraho azahita aza nsanga avuga ati Thomas bigende gute dute twibanira ahita aza yibera umugore wanjye mu kuba umugore wanjye icyo kintu cya mbere kizaba kinshimishije kuko urabizi ko Suzana nakubwiye ko mukunda Tumaze kuvugana na Nyirihembe witonze gatucishe maze mvugana na Nyirihembe bana mvugana na Nyirihembe uramfishira ituro ry'ahangaha kandi usa n'ituro ry'ahangaha bashe kuvugana na Nyirihembe abasha kubavugisha witwa nda mugore we witwa nde Witwa Suzana witwa Suzana nde Nyirabarame Suzana mugore yanjye witwa Suzana Nyirabarame ashaka kuvugana namwe ashaka kuvugana na Nyirihembe ashaka kuvugana na Nyirihembe uwo mugore uriya mu rugo rwawe ashaka ngo akorerwe iki
ndashaka yuko mumwirukana akamvira mu rugo cyangwa akaba umusazi akagenda kandi n'iriya nda ntazayibyaye izamwica ashaka azabane n'iriya nda mubyeyi uriya mwana nawe yaba ari ikibazo ushaka kumukuza winde nitwa Suzana Nyirabara Chiramano Shira cyane we ongera rimwe Gituro rya rito yango nariko ryagije ko ryakora icyo ushaka kuvuga ongera amafaranga ongeraho vuba ongeraho nutinda birapfa dutangira zero ongeraho Suzana Nyirabara ongera ituro mubyeyi ngashaka kuvugana nyirihembe kugira ngo umukobwa umugorora muri mugoroba agende ituro mwamaze ngeniri muhumure nyirihembe yabumvishije ituro ryanyu yashimye ubongeye kubaha imiti mutata kuza mukabyica byose memuretse nyirihembe ariko kumvira batuvugana nyirihembe nyirihembe arambwira ituro ryanyu ryemewe yarishimye ubu hari imiti ngiye kubaha mukagomba kuyubahiriza iyo miti muzayubahiriza mutuze gatonye ngiye kubaha umugisha ubuzima tuzeho umugisha zigomba gukora ibyo uvuze zigomba gukora ibyo nyirihembe avuze uzeho umugisha ubu izo ntoki nizo zizazikora intoki maye nizo zizazishyira muri ya mazi agiye gukaraba uwo ni umuti wa mbere ndabaha imiti 3 hereza uwo mubyeyi agufashe nguhe n'indi oya n'umuti wa kabiri uzazushyira mu biryo agiye kurya umushyiriremo umwe awurye reka nawe umugisha intoki zayo zawe imigisha uzazuma bigenze gute uzazuma mu biryo ushyire mu biryo urabyumva neza ubona uzawuma mu biryo tukaje kuguha umuti wa nyuma uyu muti niwo uzatuma ava mu rugo rwawe uzatuma agenda akangara akajya ku muhanda akagwiyongiye kugasimushaka agasara uyu muti uzawutega mu cyumba urareba ku musego ku mutwe harara ashyira umutwe undi yagezeho gakeya iriya ndizavemo uzashyira haryama neza cyangwa zanapfe ibyo byose ujya uzakora ujya ubanza uvuge ngo icyo ushaka ujya uvuga ngo nyirihembe byakubwiye bizagererwaho umuti uyu uzushyira mu cyumba cyaryama ku musego umutwe yego ubu ngubu nyirihembe yarangije kumva ituro byanyabaye hatanganyira mvugana nyirihembe ntumutambwira nyirihembe aravuze ngo ituro ryanyu ryashimwe imiti izagira icyo ikora ubu rero mugiye kuva hano ariko kugira ngo ibyo mugiye musohoka hano mutaza kugwa ahubwo ku irembo iwanjye hari indi turo mugomba gusiga ryo kugurira inzoga nyirihembe ryo kumushimira ibyo yakoze ongera ushyireho ubu noneho mwambira ngaha mugende genda kandi muzibuke memuretse gato muzibuke kugaruka gushimira nyirihembe kumushimira ikintu kizabaho Suzana nawe azahita acanganyukirwa mu gihe ari gucanganyukirwa sita hirya hino nanjye mbe ndamubonye ahita nsanga
cya gitego nanjye nifuza nka mbe ndakibona mbe ndagitsinze cyiza cy'umutwe igitego ubwo ni Suzanne uza gutsindira igitego mfasha mbe ndamubonye urumva ubwo rero wowe wigira ubwoba wigira ikigutera ubwoba ngo kiguhangayikishe byihorera ntabwo biba byoroshye ahubwo ndi kumva inyota imereye inyota kuva kare bwana uko nakomeje kwihangana ariko reba ukuntu ugerageza rwose undebera amaso yo kunywa iyo nyota reba rwose nzanire wamugani binambwiye biriya bintu ubwiye kuko hamugani ko ndi kubona ngoma zahinduye imirishyo ibi bintu ndabikora gute koko apo ntacyo ubundi Pierre niwe natinyaga Pierre baramukatiye burundu ndetse ubu rero ikintu ngiye gukora nanjye iyi mitungo nanjye nuko ngomba kwigiraho uruhare nanjye nkayegukana ahubwo nansi nawe ngomba kumukura mu nzira oya nibyo nansi ngomba kumukura mu nzira nanjye imitungo nkayiryohamo ariko koko sha byabapfuko ko biribwa n'abapfumu oya nanjye ngomba kureba ukuntu nanjye imitungo nyiryaho kimwe cya 10 nta mpamvu Yesu umva madamu umva mubwire Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbaza amakuru yawe ni meza turashima Imana byiza rwose oh haleluya niwe rwose Rita madamu oh yari yarabivuze rwose Imana yarabivuze n'uyu rwose n'uyu si wa mugabo we ni ibiki ko nde utambwira ibyari hari ikintu nabonye madamu witeka Imana ikuntumyeho Imana ikuntumyeho rwose mu kanuka Rita dotari oh madamu reka nkubwire ikintu kimwe wari uzi yuko umuntu wari ufite atari we ntago yari we umuntu ukise kutari kunsobanurira wowe wari ufite umugabo wawe ntago yari we umugabo wanjye Pierre twakoze ubukwe reka da ntago ari we kuko we yagiye muri gereza kandi Imana yabinyeretse ntago yari we hari umuntu Imana yanyeretse uruhu rw'itazi umuntu se wundi se w'umugabo wanjye uri Imana ikomeye cyane rwose Imana yanyeretse ibintu bikomeye cyane icyambere yanyeretse n'umuntu wambara marinete mugufiya w'agasatsi n'agapenke ubyibushyeho ukuntu uwo muntu kandi Imana yambwiye ngo nawe uramukunda haleluya uwo nguwo ikihamya cya kabiri Imana ivugana n'abakozi bayo buriya madamu naturutse ibyiriya za Cyangugu Imana ivugana n'abakozi bayo rwose ikihamya cya kabiri rero ikintu ugiye guhura nacyo ni uko ugiye kuzatwita haleluya Imana igiye kugukorera ubukwe Imana iranyibutse Imana igiye kugukorera urakoze Mana urakoze kunyibuka Mana in the name of Jesus amen amen mukozi w'Imana uzabyara umwana rwose Mana ndagushimiye madamu ubuhanuzi bwanjye bwari ubwo ngubwo rero urakoze cyane mukozi w'Imana Imana iguha umugisha Imana yambwiye ngo umpa agatike umeze nge za Ruhenge nta kibazo rwose mukozi w'Imana rwose Imana yakoze kunzirikana ibyo bintu ni byiza rwose Imana ikugiriye neza rwose akanika kugezayo se nawe ibi birahagije ngaho rero urakoze cyane yego nibyara nzaza kugushimira n'ukuri tuzabasura kandi nzagutumira no mu bukwe bwanjye tuzabasura rwose tukujya ya ibihumbi 10 byose aya reka nyakenyerereho ako se uriya si mperuka senga kuki adashobora kumenya yuko tumumuntu uramutuburira
ntako byumvika apu cyaranaguye nta kundi Tomasi nawe natamandi ngo nyakome ku mufuka ndamuraburiza uko byagenda kose reka nze nkwereke reka naninge uyu munsi ntabwo ndi buze